Bite nizere ko muri amahoro aho muherereye mwese turabasuhuje cyane yambu uyu munsi twongeye twagarutse kuri channel yacu ya Show TV 99 dukomeje gushimira abari mu gukora subscribe, comment, share muri abagaciro tubakurusa twongeye twagarutse kuri ya channel turi kumwe n'umutumigwa ndabona costume iyi ntabwo uyibona hano muri Kenya utagiye mu Butaliyani. Oya no mu Butaliyani abayisonaga barahoyereye ntibakibaho barahoyereye uvuga ngo ntikiboneka uyikeneye yoza akagutira ariko yuko byabiye iwacu nagirukije ubundi yaje kubombora kamatira kuva kwisogeza ako kantu namenye ko yagusekera ngano ngo ubushize nabonye ngo wambaye ikirato cyiza none ngo afite akabanza urubanza none ngo uzayo kintiza kigani nishati umugeni ashika mu cyumweru akaza buri huza furu akamubaza se ya shati waje wambaye iri he ariko bana rukura jabi Imana yahinduye ibihe ari ubwoko bw'Imana bwabaye patari kazi iyo mu murima musaza wambaye kagashati waje wambaye kari he musaza wambaye akabura uko musubiza ese ubundi yosubiza gute zigufama kama ngo ibyo yamuga ati hari undi muntu wayitiriye gari umusi muri byabi ariko abantu barabanye neza wa neza abimaze ukamuje gusenga yani ukampanga ninga nzosenga ukamutira fulani ukamutira ishati ukagenda ugatira indi patara ni sogesi bro ugatira ni sogesi umuntu ari ukuntu none wasi nta kibazo pe ariko ubu nyine cyagiye ngo waguze butsi ariko no nyine biracana ukazuyiragirana ukanayisengana butsi yari bukare man asandi cyane turabishimiye twarimo tubibutse ibi turabishimiye cyane ubushize twakoze ikiganiro dukora kuri ku bantu bihamagara twari ku bantu atahamagawe we na Yesu bihamagaye abantu bihamagaye batahamagawe n'uhoraho pole sana basaba kuri kandi gabaza basubire mu bintu biza bivuna ku muntu wihamagaye yanakubwiye amakuru ya Yesu baza batubwira Yesu tubamutubwira uko ari abihamagaye umuntu wavuga ngo ubwo mutamanitse amaboko ngo Yesu yobaca amaboko kandi abantu bihamagaye amavuta baba bafite wa azabira ngo muzamura amaboko abantu bakamazamura nk'abangahe nikopo ry'umunezero riba ryarakabuze yamara kamabwira ngo nko muranga kuzamura amaboko ngo mujara mu bitaro ngo murebe ngo abantu ngo bajyamye mu bitaro batazamura amaboko ukuri urangiye abantu ibitaro abaha dutera ubwo basa Yesu n'ubuza rero n'ubugani baba Yesu si yakutumba pe afite kuba no tuvuga abo Yesu yahamagaye yewe uzuri fungura gutya abo Yesu yahamagaye bakamabizana bakazama izi gupokeza icyo bita amavuta igikundiro soko erega iyo umuntu maze kagukundisha abantu maze kagupokeza ku bwenge ayo ukazubona bamwe nabo bihamagaye bagira amavuta papa azahagarara gutya yavuga ijambo ukavuga ati uyu ni umugabo none yakubitaga korasi abandi bamuzika bakomediye abamwe mwakonje akamara kubitamo agakorasi nk'igisirikare yabona abantu bagiye gusinzira akamakubita ngo agakorasi kakabakangura kurya mu gisi akaba bateburiramo umukati
abo bagabo barahari aza bumashahira yone mwasubaye go wisinzira akamara kubitamo karimbo mukazamuka mwese muzi kandi azamareba indirimbo mwese muzi akabibashahira kujya mwayizamuka akamara batamu mukati yamara akavuga ngo bakinga yaranga abantu ngo basohoke yewe umuntu wahamagawe na Yesu nta muntu ukeneye gusohoka ahayigisha wosohoka gute ariko umuntu wihamagaye papa aho wageze uzoreka kuvuga ngo bakingirana abantu ntabwo ari pirizo wera sana ngo bishireka ngo ntagira umuntu usohoka yani kurapompa abantu se niba umuntu ashaka kuja kuri dara petit besoin rebe areka gusohoka bamukingirana ngo kuravuga ijambo hari ikindi nsangaye si uko kigaye kundi umugabo umwe nta mugabo mu bagabo dufite baragira operasiyo izi z'operasiyo z'abayombe n'ikizi gisirikare wagira operasiyo mu nzu irimo umugabo icya mbere umugabo wagiye mu cyaro icya kabiri umugore ufite umugabo hanze umugabo atari mu muhanda naho baba no kuba bafite hanze ntabwo dukoze ariko si wose ntabwo muri si wose tuvuze abandi bihamagaye ariko abantu bafite abagore hanze abagabo hanze ye baba we abashitsi iyo baje niho baza babashira ngo twaragutekereje ngo nta wundi ngo ufite inzu nziza cyangwa kamaze wenyine akamavuga ati jewe mfite aho ndara ntimugira ikibazo cyanje turi mu kubabona mfite place naje narabukinze ntimugira ikibazo mfite umwanya mfite aho ndara nta kibazo yewe ariko uri umushitsi none kuramuvuga ahantu wowe uravuga uti bagushakira icumbi gute ngo mwanya adakaguze wari fast mwanya arakaje wari fast yes umugabo kuriya nagutera story umugabo umwe yarabigise ku musozi umwe hano wo mu butayu muri Egiputa bajanye muri protector umugabo akabumudusomera amatangazo mu makanisa amwe tutavuze ararigi umugore 3 jours adatabana bararize ngo dadamenda ano ari muzu ko muri Frakanga tutavuze mutamenye uwo mubare yamabura ari kumwe na Delila wo mu butayu yaje ari kumwe na Delila wo mu butayu binjiye igikapu ngicyo nawe isumuna bamufashe isumunani yakenyeye isumi iri mu gituza abana bahogoye uti bajyama ngo dadamenda bamukingiranye ese wundi nigeze kumva iyo story ariko sinayivukira bikuru umutipe bari bamukingiranye ariko abagabo bafite ubukene bwa Yesu nawe birabafasha Yesu bari bamwe basanga kenyeye isume yagaranye siwe bari waraye muri nani muri mukabine bararije mukabine baramukosoye ndakurahi ese yari yigize umubumbe yari yaje gukura ibiheko byo mu nkambi bitari mu gushira ariko ye oya dufite abayumbe bamwe bari mu kwamamaza ibikorwa bya Satani mwese kuko iyo utamubwira ko harimo Yesu muje mu mashini ndabashije muri rusange muri izo ngo abagabo bamwe bagiye mu cyaro ahandi baba hanze ubu nta Yesu bamo umunsi umwe habe mu makuru y'amashimwe hari umunsi umwe nigeze kubaza umuyumba umwe sinzi ukuntu twaganiriye arambwira atangira kumbwira ukuntu bazaje gusengera abantu
arambwira ati ubushize twagiye gusengera umuntu wari kuja hanze rero yarambwiye ngo urabona uri runaka ngo wage hanze ngo nitwe twamusengeye agati se nimwe mwamusengeje hanze ati iyo mutamusengera ntabaragiye kandi ikibazo wowe wamusengeye ara Yesu wokora ku bifofu z'abana ndakore kuca gute maze ndamubaza ese muzamusengera abantu bakaja hanze ngwinya ngo tubasengera bakaja hanze none wansengeje nkagenda ngo dosiye yawe ngo iracari hasi yose tuyo kubura dosiye ndamubaza muba wamusengera umuntu dosiye bigeze kure mushaka iki ko none niba yagiye ahubwo mugomba gusengera abafite dosiye ziri hasi zikazamuka niba mwiyemera ko muza musengera abantu bakaja hanze ari mu guhamagara rero ni ugufasha amadosiye yabaye karifiye tugiye gusha bakama bitokeza ngo nitwe twagikoze buda wacha kudanganya wase uvuga ngo umufundi wubatse inzu yuzuye akandi kantu hari umunsi tukibarugura iwacu hari igihe higeze guhara ikintu cy'ikiyumbe urabyibuka cyaba gusohoka bakambara ibikoti birebire bakagira ingunga urazibona ntabwo bakaza babivuza mu gicuku utabonye umutipe ufite ikoti rirerire n'ingunga uwo ntabwo ari umuyobozi ari hagatiye n'umugozi w'ikirere yaboshe neza kandi ingunga babaje neza baharuye neza pe hano umutipe akaba yari umuvuguvugu nyine bya birara bya bihungu by'ibirara bibikase aravuga ngo noneho nabagiye kuba umuyumba nuko akatarama akajana agatarama aho batarama buri munsi akaza umuhungu umwe yampaguruka ngo maze muceceke ngo wari Imana imbwiye ngo Imana irambwiye ngo hariho umuntu hano ugiye kuba umuyumbe ngo wa wundi twari tuzi ngo wageze uvuga ngo wa wundi w'ikirara ngo Imana irambwiye ngo ugiye kuba umuyumbe aho umutipe dusohotse garabwe ariko abatuzuko yewe babonye ntagiye kubakurikira ngatarama uko ko baragabura ngo ndi umuyumbe kwera ngo baranyeretswe ngo kera ngo baramweretse ngo ndi umuyumbe anti yahamagaye ngo bari karifiye ngo aje gukarifiye ngo abo yahamagaye ni atari kweli abana batipa batubeshe cyose oya ndagutuye yewe abo Yesu yahamagaye kuriya mane uziri gukorera mu mpano yawe nicyo kintu kiza cyoroha muri iyi si ukora ukagikorana intege nkeya zose waba ufite ariko undi muntu akakibona mu ntege nyinshi kubera ko wakoze ibikurimo ukoresheje gusa wakoresheje impano iyobowe n'ubwenge n'undi we akaza agakoresha imbaraga nyinshi akanabiforusamo agakoresha ubwenge bwinshi akaruha ibyo Yesu yaguhamagariye kuri mwana ikintu cyawe uzi ugikora byose undi we anakigerageze kukwigana bikamuvuna kubera ko Yesu impano ye hariho ngo bazavunika nyine baba bigana abana neza cyane abari mu mwuka buriya batandukanye n'abari mu mubiri uwo kwigana uri mu mwuka wowe ukaruhugaho ye mwana hari ibintu kuriya uzubona biroroshe gusetsa umuntu biroroshe wenda ku bwanje biroroshe sinzi abandi ariko nanone biragoye kunezeza umuntu wababaje kandi uragatabira dufite abantu bari mu kutubesha iby'ejo kandi nabo bataragerayo ku buryo tubafata nk'ababeshi kandi tubitaho ni abakozi b'Imana bamwe muri twe kandi kuri uzirinde nubesha umuntu azokora ibintu bibiri nawe ntazongera kukwizera kubera ko kwizera gute umuntu wese waguhemukiye cyangwa se umuntu wakubesha ukamenya ko yakubisha
biragoye gusubira kumwizera. umunyabwenge yaravuze ngo biro kuriya tukabesha umuntu wakwizeye none tukizera umuntu wakubesha. So bintu biravuna kandi muri society yacu kandi umuntu nakubesha bwa mbere amakosa ni nayo ujya wakubesha, ariko niwongera ukamwizera akakubesha kandi bya kabiri amakosa niba wowe utarakwisomo muri bujya bwa mbere muri ikosa si ugukora ikosa ikosa ni ugusubiramo ikosa. No, reka tumaking ibintu clear. Umuntu ari mu kugwa mu ntegeke nongeye kuvuga none zikabazo misi umuntu agatemba gahenanguka kubera ko tutakigira mbuto y'urukundo, asanga tumuteye amabuye kandi natwe ntidukoze mu cyuma. Umva hari ibintu nje nabonye urabona kuri abajya asasiye simpande nabongeye kuvuga ngo babwiye umuntu ni page, umuntu agira page akuramburira page bitewe n'ibyo ukeneye. Umuntu arahinduka icyo cyo muza mubimenye, umuntu ameze nk'ikirere cyane. Tubonye ko gica yarayakoze ikiganiro asaba imbabazi ararira ibitangaza biraba inde gica nani drone nani wa mugore we nani Furaha yarayasabye imbabazi ararira cyane arashavura. Urabona isi kuriya niwe mwarimu utazawonsa, niwe mubyeyi utazawonsa abana azarera isi zirera abana bicukije gusa nabo bacukije bacutse isi zirera impinja. Cyo nashaka kuvuga urabona isi turimo iroroshe kuyibamo bafite ubwenge bwo kuyibamo kandi iragoye. Urabona iyo utipanze mu mitekerereze isi igupanze gupanga nabi. Aribyo byibi turi mu guhubuka ejo ukamusanga watokoje rubanda ntaho kicerekeye ukazusha kurira ku marezo sose. watokoje abantu kuraza kubaririra se ngo barakumva biba bigoye. Urabona kuriya ibyo wagaburiye abantu ni nabyo barya mu bijanye n'imitekerereze uko wigaragarije abantu. Nimba uri umuntu w'agaciro umuntu wiwe n'isi zo gufata ko wiba kandi nubwo usaba imbabazi buriyo wakoseye umuntu ukamusaba imbabazi uri kumva araziguheza, ariko hari ahandi hantu no hari ikintu tuze tuvuga ngo twebwe tuvuga umuntu nakubabarira wazama agufata nkuko wagufataga mbere utaragira umukore tibikunda kubera ko muri y'umuntu abazungu bazavuga neza we forgive but we never forget. Tujya ako kantu bagafata turababarira ariko ntitwibagira. Sibyo noneho tuvuge ku rugero umuntu yatokiye kuri rezo sosiyo azi ko ya video igihari uzorinda ufana arinda afite igihari rero cyagisebuke kiracyari kuri rezo sosiyo kuko ni message wagaragarisha wishe umuntu mu bandi. Urikumva rero icyo kintu umuntu mani nitwe bantu tuza duseka ku isura ariko mu mitima dukomeretse. Nitwe bantu tuza tugendana ibikomere by'ibihe by'imyaka twakomerekejwe n'abantu basanzwe barakomeretse. Nta kintu kiza kibabazwa uko gukomeretswa n'umuntu usanzwe warakomeretse aza gusenya aza kubaga. Urumva soko wanjye ibi bihe tugezemo isi yaregeranye cyagiye kera kugira ngo mu muhana wo mu minembwe ku rugero ngo unyarimba ko rikosa bimenwe n'umuntu uri Australia byari bigoye gute se bakaza bari bungabunga ku buryo yekera mu miryango bisohoke ariko ubu twiganye abanyamahanga hari ibintu Imana yari yaraduhaye bitatu bitazoroha bigira n'ubundi bwoko. Icyambere umunyamurenge muza mubana muri abasore 10 timugirana ibibazo mukabana iminsi mukeneye mugasangira nk'abavandimwe
kandi mugafashanya nk'abantu bavukana, ariko umunyamahanga aza abana na muri umunani minsi ibiri akamubwira ngo nimugoroba ureba ahuje. Kabiri, abanyamurenge turaziranye ku rwego upfa kwirengagiza umuntu gusa mwibarabara kibi mwihaye, ariko turi abantu neza baziranye ku buryo nawe uzi umutambuko wagera imbere ukamenya ko wakosha, kuko umuturanyi aba ameze nk'umuvandimwe wawe cyane. Icya gatatu kuriya, abanyamurenge nitwe bwoko tugira n'amaraso kurusha abandi. Kuza usanga nimba ku rugero uruna nimba utari bofre uri data wacu uri muyomba iyo siko, ugasanga hari aho tugenda duhurira. Icyo nabwiraga abantu niki kuriya ntawuzi utema inkakama usibye abafurero bonyine, nibo nabonye inka bakamaga amata baza bayijya inyama. Nta munyamurenge urakora iryo kosa kuva navuka. Iyo twahungiye rero urabona abantu bakomeye muri Bibiliya tuvuga birirwa batubwira amakuru ya ba Pawulo baramburiye ubusana, abagabo barirwa batubwira amakuru ya ba Pawulo twarabonye ubusa bwabo hano mu Uganda. Abantu batubwira amakuru ya ba Mose, Egiputaga nahijya n'ubutayu burahahijya kandi ubwo bubi cyane nahijya tutageze kose kuba. Kandi buriya kaba bantu nyine usanga yarakoze amanyanga yamara agahagarara imbere y'abantu karatanga ubutumwa. Erega mbabwire guhinduka ntago ari ukuvuga ngo nje ngo nari umusambanyi ngo nibaga nakora ibiki. Guhinduka ni igikorwa kiba muri wewe, n'undi muntu akaza kubona gusa kutakiba muri bijya bya kera. Guhinduka si ukuvuga, guhinduka ni igikorwa kiba cyabaye Imana iba yakoze muri wewe gituma uva muri bijya bya kera, sibyo? Bijya byabi pase yawe ukayivamo ukaza muri vision y'Imana ishaka ubunye. Ugendana kubuze kudutagariza tuyahindutse amatangazo kutubwira ngo abari gusa nkaho haje kubiduhatira ngo narahindutse. Warahindutse, reka turebe wace tubone matunda yako. Guhinduka ni imbuto gusa soko. Iyo bavuze ngo reka mbabwire ngo narahindutse, si ukubabwira gutyo, ni bya bikorwa byanje bya kera naretse nabaye uw'Imana yashakaga. Naho kuza hano ngo narahindutse ngo nakoraga ibi ngo none narabiretse. Byihorere kanyanga kuba warakaretse data umwijuru n'uzi uko gusa utakigura inzoga. Hari umupasiteri wageze umfasha yageze ahaguruka gutya yavuga ijambo cyangwa se yaririmba, kaba numva nkoza ahantu aragushaganyisha, kaba numva arashaganyisha amaze ankoza isoni. Uwo mugabo ankoza isoni kuva ubwo kugeza n'ubu sigaye nizera abantu bake. Nabo nabonye kwizera umuntu bunyine habe na Bibiliya iravuga ngo urizera umwana w'umuntu agira gute. So ku bukristo bugize hari abagabo dufite w'ingenge batari abakristo. Kamenya kuvuga ngo ingenge Yesu bajya burege yadufashije ingenge. Hari abantu bazi kuvuga bro speech azahagara ucyo mu ruhame yavuga ijambo kabati uyu ni umugabo uyo muntu afite ijambo kabisa. Hakaba abandi ahagarara mu bantu akaba uri cavuga ibihama. Hari n'abamwe nyine usanga atari igihama ariko yagera mu bantu gutya akaba avuga ati hasi noru akonje mu ruhame. Noneho bro ubukristo reka tuvuge ngo iyo bavuze ngo ubukristo ni imbuto. Urabona ijuru ntiri kubiye hari atuze tugende mu kanisa, ijuru rikubiye mu muhana bajya abantu bose niwe bazovuga ko kiriyo. Bavuge ngo yabanye n'abantu nibashaka bakubeshya, ariko ukuri ko waguhamagaye azaba azi neza uko wabanye n'abantu kandi nawe neza umutima wawe mukiriyo. Nta muntu bazavuga nabi, nta muntu ndabona bavuga nabi mukiriyo. Umusinzi nitwe abantu ba mbere bazabahamya umusinzi atarahuye na pasiteri. Umuntu azapfa abantu bakavuga ibyo ndangwa wareba ibintu bavuga ati nta muntu ndabona bavuga nabi mukiriyo nje.
urabona Imana yo mu ijuru kuriya yaduhaye, ariko izo uvuga byose nta kibazo nta kitwaye, gusa munganajyo uri kumva soko Imana ico nzico umuntu azi weakness ziwe ku giti cye neza, n'Imana arabizi ngo yeme iki kintu cyarananiye kukireka kizakimbaye sije wakibashije. Hari umugabo umwe bafatiye muri supermarket ejo bundi yari aparitse Lexus ayinjira muri supermarket, nyuma kwinjira muri supermarket agura atora ibintu, ahita afata akantu kamwe gatoya ka biscuit kangana gutya agaragahisha. Kamera ziba ziri muri supermarket urabizi, baramubwira ati no, hari muri supermarket iyo usohotse hano ku muryango, nuvuga ngo iyo ufite ikintu batacisha ara kuri machine cyo gicisha ajya mu muryango, uzugera mu muryango ibyuma bikama byamisa bikama birire no birire, baba security bahita bamufata bati hari ikintu hano utishuye, baramugarura. Amare kumugarura baracekinze nyine basanga hari akabiswi atishuye, bati kubera iki? Yamavuga ati izi ni integeke zanje, ndishura amafaranga ngaha. Yari afite amafaranga ati yamavuga ati jewe izi ni integeke zanje nangahe. Nuvuga ngo muri supermarket wibye kintu bagukubira nimba ari 6% ngirembe, baragukubira 6. Bana nimba ikintu kigura 30, iyo wibye iyo cya kintu no baragikuba imara 6 ukishura amafaranga arenze. Nabo ati jewe mumbwira amafaranga mwishura mbishura amafaranga sinabuze, ariko ni integeke zanje iki kintu kizakimbashe iki kintu cyarambashije. Utekereza uwo muntu wari uparitse Lexus yanze man. Hariho nyine abantu usanga umuntu ariko akaba afite akantu kamwe kamunaniye kuvaho kaza kamunyuzura amara ukaza ugahaguruka ngo twarahindutse. Yewe uraza gusa kudutangariza ibihe wari ubamo kandi itaranabire kandi tufite kubireka, reka tuzakwibonere kandi tuba tuziranye. Uzi uvuze cya kintu bwaca abantu bakabona za mbuto zawe uracyabibamo, niko kwa kundi ubabwiye ngo yeme cya kintu nababwiye ndacyagikomeje sinakiretse cyarananiye, none mumfata uko mwambonye. Niyo message ubutanze ku banyabwenge cya kintu bya bintu ndacyabibamo kandi ndacyari kuri vitesse yo hejuru, akaba n'abandi batirega ariko akaza ko buri kimwe cyose guhinduka si ukuvuga. Kandi tuba tuziranye hano hantu, ntabwo tuba dukimanza uzazi icyo arahari. Urabona iminsi y'umubiri wenda ahantu tutaziranye cyane ni mwisi y'umwuka ariko isi yita n'amaraso gusa hari n'abantu batubwiriza neza ariko hakaburamo discipline y'ababyeyi, bakavuga ibintu imbere y'Imana bidakwiriye imbere y'abana, bakatubwira ni ukuri imbere y'abantu ariko babivugiye aho bidakenewe. Ko kuvuga ngo wumve imbere y'abana ngo kariya kabizu ngo kuramucuranze ngo yaragafatiye hejuru ngo kabizu ngo yasanze umucuranzi ngo ari muri hari umuntu wigeze kubivuga. Urabona iyo wabuze uburere bw'ababyeyi, umubyeyi niwe ukwigisha kuvuga mu ruhame, akakwigisha imyitwarire, akakwigisha n'imivugire. Iyo wabibuze ibyo bintu ikintu kiza kikwigisha keke iyo ugize amahirwe ukaba umusoda, soda niwe baza batanga discipline ku muntu wayibuze ashaje, baza bagukandagira njenye uzi bari kukubwira ngo suga kubita pande Gwagweshe wa droite une fois hako nikawa kigeze ngo da ngo buguswa ugakubita pande bakwishe
baba bagukishije akanyafu cyane. Yewe mani icyo nzi cyo Yesu adukunda kurusha urukundo muza mutubwira. Rureze ubwo mutubwira rureze turageza n'icyaka urukundo rwe urabona aho turupimira urwa Yesu rwo ruza rugenda rukarenguka. Ibaze Yesu uzubibira abarozi n'abacuraguzi muri Minembwe bagahinga bakeza kandi bose bakagaburira abana kandi ari abarozi. imvura Imana ikabiba imvura ikanyagira imirima y'ababi n'abeza bose bakeza bakagaburira abana. Ese kuza bemera ko abarozi babaho? Abo twabanye gusa dufite abantu babaho muri iyi si turiho babaho, ariko dufite abantu gusa bari mu kwamamaza ibikorwa bibi bya Satani ntibamamaza ibikorwa byiza by'umucunguzi. Ariko babaho kuri iyi si babaho. Uburozi bwa mbere bubaho ni ururimi. Iyo bivuze ngo ururimi ni umwuka mubi ugukoresha ukavuga ibibi ariko wamamaza ufite kuri iyo uvuze gusa ijambo ribi ufite uwo wamamaza. Neza mbona ko ntabarozi babaho. Ntabo twabanye kandi ntawe nzi. Nanje ntabo twabanye kandi nta muntu nzi. Ndinze ngana gutya. Usibye kuvuga ngo runaka urabona kera abantu tukibaruguru kera tukiri batoya kuntu kandi tubona umukecuru wese ushaje ukuntu tukamutuvuga ngo ura n'umurozi mukaza mutinya kugera ngo yuko ngo ashaje cyane bahingana none uva abantu ngo n'umurozi ngo abantu bakamamutinya ngo kubera yuko gusa uburozi ni ibikorwa bibi. Ariko nje uburozi ni ibikorwa bibi. Icyo ngiki cyo urabyemera? Icyo cy'ibikorwa bibizo ndabizi. Hari umuntu yoshobora kugirira nabi yogweza sumu yapanya nuko uyu munsi niba uwo ngo ariyo bita umurozi ibyo no byemera. Ariko ibintu bazavuga ngo abarozi ngo bazagendera hejuru ngo bazagira gute ngo uburozi bwa mbere ni mu mitekerereze icyo kintu je nango ncyeme yo gwisuma kakwica. Ariko sinzi ko byemera biterwa umuntu w'umurozi wese bavuga biterwa icyambere ubundi ni umutima mubi. Umutima mubi ukabyara ishari rukabyara ubugome noneho bigasoza amasezerano mabi yo kwica kubera bitewe n'ibyo yagaburiye imitekerereze yiwe sibyo. Ariko uyu munsi iyo ufashije gusa umuntu ukamuha 10 bob ujya w'ikimuga wenda wari kwigura bigiji wari kwigura ikindi kintu gitunguru iki ukayiterera ari ukabona ngo arye kubyo ufite ubukonzoye kubyiza ku neza y'Imana. Uzarebe muri Kongo umuntu wasumbushije amata nubwo inka zanyazwe ntiyigeze abaho nabi kubera ko yagiriye neza. Iyo ugize neza ni nko kwisevingira mu gihe nawe utameze neza uzihura n'abakugirira neza cyane. Iyo uhagira neza ubu hawe biba urabona amagambo uri kwibibira. Urabona amagambo ukabikora utawutega ku Mana. Imana ntabwo ari umubembe gutegeka. Ariko mugabo mwavuza ngo kandi nuvuga ngo iyo ukoze neza iyo ugira neza ukagira neza utitaye ku nyungu wareka ngire bucya ejo nawe byenda ngo ukagira neza gusa bivuye ku mutima wawe so kuva uri kwibibira ejo ukakubwira njye uzi impamvu ntazogira ishari ngihumeka ni ukubera ko nzi ko Uwiteka wo mu ijuru atuze azagabura ndetse abantu bakabisiga. Yesu yo gutunga itoroshi tuziranye njye sinogira ishari kubera ko Imana yagushuje ahubwo noshima kubera ko Imana ari aho yagukuye kandi yari naho igiye kukugeza. Mbazi uko neza Imana yagutunze itoroshi mu gihe cyawe. Narababwiye ngo nta muntu ukomeye hakomera ibihe Imana yagusubirijemo. Ako kantu kabakati nta muntu ukomeye hakomera ibihe Imana yagusubirijemo kandi nta muntu yakomeye utarakomejwe n'aboroheje. Umuperezida for example umuperezida ntazatogwa n'abandi baperezida azatogwa n'abaturage cyane. Sibyo uri kumva ababoroheje nibo batumye yicara ku ntebe y'igikomangoma kubera iki akoze Imana niyo yimika kandi igakuraho abami mu gihe cyayo gusa
rero gura mutarakomeye uzumenya ko uko tuyoboye hari hejuru n'imbura umupasiteri uzumenya ko aba baturage abo nibo batuma wicaye kuri rantebe rero nta muntu ukomeye hakomera Imana yo mu ijuru yone ako ka umukate se uwo mukate ni sawa kabisa harani iyo kositimu kuragira ngo yobura ayi mugati urumva soko irimo umugati usanga bro umuntu agiye hanze akakwirya wewe wazamuvugisha ngo amubise yewe niki ko twakaza yewe uzamubwire gusa umuntu yashanywe n'isezerano ry'Imana zirandege yaciye n'Uwiteka aracyazicishamo abana nta hakomeye habaho hakomera gusa Imana yakugesheje hakomeye ariko iyo umuntu ageze aho hanze ntavugisha abandi n'igikorwa cy'ubujiji niba n'umuntu Imana imutunze itoroshe akiyamamaza ko kwamamaza wasubije isezerano n'igikorwa cy'ubujiji antikavurema uzibare mu njiji uzavuga ati enyewe mfashe diplome y'ubujiji atari no hanze honyine urebe n'ahantu dutuye nta muntu muziranye wabonye Imana yahindura ibi akazamuka akagera mu hari abo tuziranye muri pase akagira yani uko iyo yakuze akagira amafaranga yani iyo yagize amafaranga cyangwa se akagira ibintu azagira inshuti ziri kuri rwa rwego rwiwe rero kuvuga ngo atibuke kandi azavugisha abandi bari hasi usibye abanyakenya mbana babikora reka tuvuge ko Kenya usanga afite kashe pe ariko akaca bugufi yani ukaza wibakira umuntu ukabona nk'aba ari umukene twese nje nawe twakicisha bugufi ni kukubwira ngo twese twabonye abantu bafite amafaranga kandi bamwe twarabakoreye bayafite afatika ariko uzusanga uko Paulo kavuga ngo mbandike mbibutsa ngo ko Maso areba ataha kandi uzashikanza ko kwihorera nta mwanya wabufitiye uri kumva ariko ntiyo umuntu ugufite ku mutima tiyo kurira umwanya wo kuvugisha uri kumva mani bazavuga ngo uko Maso areba ataha tukagaye umuntu wakwihorera uri kumva soko nawe uzacice kumwihorera soko uri kumva ngo uko Maso areba ataha uzuzuza cyangwa tuzuzura utwige kwicisha bugufi nta muntu wari ufite imbaraga nke za Yesu nkiyo yikomeza sitwari gushira none wenda yerewe n'umwana n'Imana yaje mu ishusho y'umwana w'umuntu abana natwe arya umutima tuzatuye abaho imyaka 40 nimba ari ningahe kuri yisi yambara umubiri n'amaraso ariko yicisha bugufi nta muntu yigeze yirengagiza iminsi yabaye hano kuri isi yari akomeye ariko abantu n'aboroheje kugira ngo icyari ikimenyetso cyo kutwereka gusa turi ku isi tuzogera mu kirenge nko mu kiwe twige kwicisha bugufi ikibazo Bibiliya tuze tuzitwara mu kwaha twisobanurire ukuri kurimo cyane yewe taho dukoze pole ni sana taho dukoze pole ni sana la vaca injini sawa kabisa amavuta ni yose rwose kwishyira hejuru gusa ntabwo ari igikorwa cy'abantu ni igikorwa cyo kwibona uzi iyo bavuze ngo umuntu ngo ni mwiza umunyabwenge azasubiza ngo ndi mwiza kubera Yesu kubera ko yaremye mu ishusho ye yiwe sibyo kuko Imana si ya mbere yagize plan yo kurema umwana w'umuntu ngo bazobane mu bwami bwa ibihe byose umuntu agacumura muri Edeni amakuru murayazi mwitangirire sibyo umwana w'umuntu agacumura bikaba ngombwa ko Imana yongera kuduha deuxième chance yo kuzoba mu bwami bw'Imana ikatuzanira igakora inama mu ijuru Yesu akitanga kugira ngo azaze kudupfira hano mu isi amakuru ya Satani reka tuyihorere Satani yo tumureke nta mwanya tumufite turi kubabwira amakuru y'ubwami bw'Imana Yesu akaza hano ku isi
agatangira gukora ibitangaza ku myaka ye 12 akabana natwe hafi kuri 32 hano kuri iyi si 32 pore cyane nibage urumva abize teoloji bazadukosora teoloji enye aho ngaho ariko ubukristo ntibukubiye muri teoloji ubukristo bukubiye muri wowe ntabwo navuze ubukristo ariko pore cyane amasomo bwami bw'Imana urumva soko ubwami bw'Imana si amagambo ibikorwa za mbuto zawe zo muri karitsiye ziri zitwerera niba ari zizokugeza ku bwami bw'Imana kuko ikanisa tagabara abadafari ikanisa y'Imana ni umutima kandi buriya bazavuga ngo tuzi ko wumva ngo Bibiliya ivuga ngo dutunga umwuka w'ubwenge sasa umutima w'ubwenge umutima w'Imana suyu tuvuga uri hano mu mutima umutima w'Imana n'ubwenge bw'umuntu kubera ko yabwiye Salomo ngo uko wagize wakeneye kunyubakira ikanisa sokuri uzokugire muri abwira ati yewe uzumfasha ubwenge kubera ko ubwenge buri muri byose dukeneye ikibazo nuko twabaye ikibazo cyabaye bikomeye nuko uri injiji yagize umunyabwenge muri karitsiye izakita ibintu byinshi ariko umunyabwenge yagize injiji muri karitsiye azakiza ibintu byinshi nuko umuzwaza akora agakora n'ibidakenewe azadukorera kantite ariko tazatuzanira karite n'umuntu iyo wigize imbuzi cyane muri karitsiye abantu bagasigara bagusuzugura ni kakandi kavuga amagambo menshi bazakora bakaguhunga abantu tubagira umushobore muri ino niyo mpamvu rero urumva wa ineza y'Imana isigenda ikagana no ku mutima w'abayanga ikabagirira neza nizo umuntu ngo ndabanguza bari kutubwira Yesu yatangiye n'umutamunika amaboko ngo araguze amaboko zumuza rero ngo ugende uje mu bitaro buriho abantu bamanitse ngo amaboko urangurana gushira amaboko hejuru yewe reka kuduhana bora kamutse uriga ikatsi soko uriga ikatsi uraza kuduforusa ngo nimuzamure uri mu mwuka agapfa ngo nimuzamure bose bakamarira Imana yakumenyaho igitoro Imana yagusutera igitoro gakire igihungiro cya Yesu ariko burashimishije muri uyu mugore abagabo bafite igitoro gike bagashaka kwerekana yuko wujuje tanki kandi Yesu neza akunda ngo abona uzi impamvu ibintu tuzica nuko twese twabaye nka uniforme kubera ko mukiga umwana wambaye uniforme idasa n'undi n'iyundi basa bamwirukana wanyumvishe twebwe tuzamudushakaho twese twamadushirira mu kintu kimwe ariko Imana ikunda abantu bari unique umuntu witekerereza ibyo kandi akabikora mu gihe cye mu bijanye n'ubwonko twese ntituzoba pasiteri ubonye ifaranga wogira mwene wabo twese ni ngombwa dushirire mu makanisa tutabashije oya reka ngo nuko yafunguye ikanisa ngo nuko yageze mu bazungu bamaze gufata ku makuta ngo runaka muje mu ikanisa ry'iwanje nzabishurira renti nzoza mbishurira renti cyangwa se nimba nabishurira renti iri ku ngaruka yariye mu ikanisa nafunguye ikanisa mugende renti yo ku mashariti twari kuri ya cano yanyu mukunda natwe turabakunda dukunda abadukunda n'abatadukunda nawe turabakunda kubera ko Yesu yatugiriye neza
yadupashe mu rukundo aduha amahoro n'umunezero kandi namwe abibaragisha bizobane namwe iminsi yanyu y'ubuzima bwanyu bwose cyane twari kuri yaca turabashimiye n'ukuri ewana bakomeje kudukandira nawe utarakanda abakaze ntibongere gukanda bakomeze barebe kugira ngo ibintu niyo gatimbo muyakire ukwije bayitwakirire ukwije Uwiteka akomeza abane namwe abababaye mwihangane ejo ni heza Yesu niwe uhindura ibihe by'umubabaro akabihindura iby'ibyishimo kandi nawe ubabaye uyu munsi ni isitori yawe y'ejo yo kuzovuga mu bihe zo bumeze neza abarwaye Paul Uwiteka Zaburi 23 zivuga ngo Uwiteka ni wongera intege ngo mu bugingo bwanjye ngo kanyobore inzira yo gukiranuka yewe kubw'izina rye abane namwe turabakunda cyane ciao